Twongere tubasuhuze abakurikiye aku munsi. Mu minsi ndumva hashize nk'amezi agera muri atatu, aho Minisiteri y'Ubuzima yari yasohoye imyanya y'abashoferi ikaba hafi igihumbi n'indi irengaho gato, iri gusaba Mifotra kugira ngo izabashe gushyira iyo myanya ku isoko. Nk'uko rero muri kubibona ubu ngubu iyo myanya yatangiye gushyirwa mu isoko, aho ubu ngubu akarere muri kubona ni akarere ka Rutsiro, kashyize imyanya ikabaka 31 y'abashoferi. Ni ukuvuga ngo abashoferi nta kindi bazakora ni ugutwara ziriya modoka za ambulance. N'utundi turere natwo rero turagenda dushyira iyi myanya hanze ku isoko, mukomeze mucunge urubuga rwa Mifotra. Hanyuma kandi amahirwe arimo ahangaha, amakuru ndi kumenya ni uko ahangaha harimo amahirwe menshi ku bantu bazaprayinga, kubera yuko ibizamini bazakora, umuntu uzatsinda ikizamini cya mbere cya psychometric test rwose ni nk'azaba yabonye akazi. Yes, iyi rero iki kizamini ntabwo ari ukuvuga ngo ni ikizamini wenda kindi gikomeye, ni test baguha kugira ngo barebe se niba utwaye umurwayi akagira ikibazo ugeze mu nzira uri kumwe n'umuganga, wabyifatamo ute. Ni utubazo nk'utwo ngutwo. Cyangwa se ukaba utwaye ambulance, utwaye umurwayi n'umurwaza, hanyuma umuganga muri kumwe akagira ikibazo, ese wabyitwaramo ute? Ni ibyo byose. Murumva rero ko ari ibintu byoroshye cyane bitanagoranye, ariko buri wese ushobora kuwisangamo mu gihe ufite ibi bikurikira wujuje. Hano muratwihanganiraho gato, baracyeditinga. Murabona yuko qualification bashyizeho ko byuze ugomba kuba ufite AD, icyo wahize cyose. Bagiye gushyiraho ko ugomba kuba ufite driving license, ariko hano ntabi ni ibisanzwe, ni BCD. Imwe muri iyo ngiyo baba wemerewe gutwara iki? Ambulance. Abantu rero bifitiye intuza bakora application, ako munsi icyo tugiye kubafasha nta kindi rwose, natwe tugiye kubishyiramo imbaraga, tugiye kubakubitiraho ibizamini byinshi byakozwe by'ubushoferi. Sibyo kandi n'iki kizamini cya mbere, iki kizamini bari gushyiraho kindi cya mbere cya psychometric test, iki nacyo turaza kubafasha tubahe ibizamini. Ubundi ko munsi icyo yifuza nuko umuntu wese wafashe umwanya we rwose akajya kwa prayinga kuri position runaka yibonera akazi, abona akazi. Niyo ntego yacu. Kandi ikindi ku munsi nta nyungu ikeneye ziturutse ku muntu runaka. Ibyishimo bya ku munsi ni uko umuntu wese udukurikira abasha kuprofita, akabonamo amahirwe, kandi ayo mahirwe akazavuga ati nayakuye aha hantu. Kumva hari umuntu uzaza atubwira testimony avuga yuko yabonye akazi biturutse kuri ako munsi, ni ishema ryacu. Yes, reka dukomeze rero. Iyi ni imyanya 31. Muri kubona yuko level ni 10.2. Turaje tubarebera amafaranga bahembwa. Yes, gutwara reze ambulance kuri level y'10.2 ngiye kubabwira amafaranga bahembwa. Amafaranga bahembwa ntabwo ari menshi pe, kambabwiza ukuri, ahubwo amafaranga aba menshi ryari. Hari abantu banga kwapranga kuri utu tuzi, kandi akenshi niho babonera andi mahirwe. Kuri ambulance ku muntu ugitangira kuyitwara, tutabaremo indi misiyo runaka, amafaranga atahana icyo bita take home ni amafaranga 80,000. Take home ni amafaranga 80,000. Hanyuma rero ubona misiyo ryari, cyangwa se ibi bishobora kwiyongera ryari? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe. Ubundi umushoferi cyangwa se abatwara za ambulance aba ari abashoferi babiri bahinduranya. Hari uba wakoze amanywa, undi agakora ijoro. Hajye rero wakoze ijoro
ashobora kugira akazi kenshi bikaba ngombwa yuko biyambaza umushoferi wa kabiri akaza akamufasha. Icyo gihe urwo rugendo yakoze barubarira misiyo. Iyo misiyo rero yiyongera he ku mushahara we. Cyangwa se kadufate ni kese, dufate wenda ibitaro bya Byumba bifite centre de santé bakorana nabyo, ariko bibaye ngombwa yuko ambulance y'Ibyumba iza gufata umurwayi he mu Ruhengeri, kugira ngo murimo murabyumva neza. Aha ngaha umushoferi uzaba utwaye azahita agenerwa icyo bita misiyo. Yego, izi misiyo zose rero umushoferi abona, izindi profit ni iki se? Mu gihe wenda agiye aho kure, hari igihe bamugaburira, harimo uduprofit twinshi, kuko nubwo tubaze yuko umushoferi wa ambulance ashobora kubona ayo mafaranga ibihumbi 80, ariko iyo tubaze neza dusanga mu kwezi ashobora kwinjiza byibuze ibihumbi 140 cyangwa se 150 na twa tumisiyo twose. Murumva rero ayo ntabwo ari amafaranga make, kandi ikindi uko utwara cyane nakumenyana n'abantu. Hari abashoferi benshi bagenda babona za frais de commission cyangwa se bakabona andi ma opportunity. Yes, murumva rero amahirwe ni menshi. Niyo mpamvu ubu tugiye kuzajya tuganira kuri position umuntu yaprayinga azi inyungu azakuramo. Apana kuvuga ngo ugiye kwa prayinga gusa ngo ugende mu kigare ngo nuko nta kazi ufite. Niba ubona position runaka nta nyungu uzabona, waretse guta umwanya wawe, twa dufaranga twawe. Dore ubu ngubu ibizamini bisigaye bikorerwa hano kure, ugasanga umuntu ari i Nyagatare, ikizamini gikorewe i Kigali, aje gukora ikizamini atanize. Nk'abantu mukurikira ku munsi twebwe tubashakira amakuru yose. Position tugiye kujya tuyivugaho gutya, tuvuge ibyiza byayo, tuvuge uburyo ushobora kubonamo amahirwe, hanyuma ubundi ikindi nyiri kwigerageza agerageza amahirwe. Ariko nanone ibizamini turabibaha pe, ibyo dufite gusa reka twisekure ku bantu badusaba ibizamini tugasanga ntabyo dufite. Birumvikana ntabwo ibizamini byose twabibona, yewe nta nubwo turi capable yo kuba twabasha kuba twakora ibyo bizamini muri system. Past paper tubona ni iz'abantu baba baragerageje kubifata. So ibyo tubonye rero turabibaha. Gira amahirwe ugahita ukubitana n'icyo uri niya position uzajya gukoraho, ugasanga uragitsinze. Yes, rero n'utundi turere natwo tugiye gushyira imyanya hanze y'abashoferi. Abantu rwose bifite kategori muri iyi minsi bagiye kubona akazi. Abatayifite nawe akomeza yongere, turebe yuko twabona akazi. Nyamuneka iki gihugu ntabwo wakibamo nta kazi gahari. Deadline rero kwa prayinga ni ku itariki 25 z'ukwa 12, ubwo ni kuri Noheli. So munakomeza rero munacekinga kuri Mifotora, hariho imyanya myinshi. Ariko nk'aba bantu Banyamagabe executive secretary, kuba gitifu w'akagari, ahangaha nawe utarakabona nawe akomeza twandikire tumuhe ibicupuri. Ahangaha ndakubwiza ukuri, past paper zakozwe tuziguhaye rwose, ukaza ukamwe ngo iki kizamini ntabwo wagitsinze, ntabwo wagezemo 80. Ubwo aho ngaho yaba ari ukwibeshya, cyangwa se haba harimo kubura gutegura neza, kuko byose biba birimo. Byose biba birimo. Niyo mpamvu rero imyanya y'Inyamagabe 5 bakeneye abantu 5, kubona ko ari bakeneye AD ariko na experience y'imyaka 3, AD muri arts, AD muri social sciences na AD in social sciences. Waba warize sciences, ubundi bajya bavuga ngo ese sciences ni iki? Waba wariza MEG, HEG, MCB, PCB, ukaba ufite n'aka experience applying mu nzego z'ibanze rwose. Umushahara mu nzego z'ibanze ku bagitifu
naho ndababwira biterwa n'akarere, ariko range iri hagati y'ibihumbi 80 n'120 ku mugitifu w'akagari uri gutangira akazi utaragira experience. Akarere gahemba make ni 80, akarere gahemba menshi ni 120. Abantu banjye ubwo reka ngerageze mbashakira amakuru yose, ubundi ariko naho muzamugira ikibazo mujye munyandikira hasi. Ubundi gushaka gutegura za live session ku buryo hazajya hajyaho umwanya tukawuganiraho tukajyaho impaka ku buryo amakuru cyangwa amatsiko yose tuba dufite tubasha kuyamarana, sibyo? Yes, uyu mwanya rero nawo mu applying ku bantu bize ibi bintu bikurikira, ariko nanone barimo bongere digiri ko mu gihe cy'imyaka 5 murabizi umujyi wa Kigali ubu ngubu ntabwo baba bagitifu w'akagari udafite bachelor. Mu isi izaza rero no mu tundi turere bazabizanamo, bizaza we are sure yuko bizazamo. Hari abantu bari menge, abantu bari mu kazi bongere digiri. Okay, ntago tubitindaho cyane. Iyi myanya rero so iri kuri Mifotra, mugerageze mu applying kuri imyanya ya reception muri Gasabo district. Kanze mbarebera amafaranga hano bahembwa muri Gasabo district. Murabona ko bari gukinira AD level y'8.2 rero mu mujyi wa Kigali, bahemba neza pe. Mujyi wa Kigali level y'8.2 iyi level y'8.2 ubari guhembwa D70 take home, ubwo ni nk'amafaranga atahana, numva atari menshi. 8.2 D70 zawe buri kwezi ukajya uzibika hehe mu mufuka nka applying rero, sibyo? Ubundi kadusoreza ahangaha iyi video, hanyuma icyo nabasaba ni gukora subscribe no gusangiza abandi izi video dukora, kuko uko muba benshi ni inkunga yacu, ni nabyo biradutera imbaraga zo gukora cyane kugira ngo tubashe kubaha amakuru y'ingenzi kandi ashobora kubafasha ubuzima bwa buri munsi. Ciao tuze gusubira muri video ikurikira.